surprise bakabikoresha surprise kamera iriho nawe usigaye warigize nka wa mugabo ukamera ibintu byose akabo nawe rero kiyaza igitesheke nta gitegereje nta gibuze nashaka kwigira nka Letitia ngaho mva nyine ngutere story kongotesha intoki umva ngiye kukubwira story ubwo nyine nawe uraza kumbwira uko byumva ariko nyine n'abandi bumvireho sibyo yaba witonze bumve sibyo ubwo ngo nyine ni ya story ijyanye na wa muntu wo muri ya groupe yacu nyine wavuze ibyo bintu ariko akatubwira ngo iyi story twananyuze kuri channel akaza kumva ibyo abantu bavuga muri comment wenda ngo se yabura comment iri bugire ikimufasha umva rero ukuntu story imeze utega amatwi ngiye kuyivuga nihuta cyane nihuta nyine mbwira sikunyitse nyine uvuga ukuntu story imeze numva umuhungu uwo mugabo umva nyine umva mbwire oya ndaje nicare nta kibazo uwo mugabo reka mwite umugabo ko ameze amezi 3 ashatse noneho ayo ugiye kumbwiraho amaze amezi 3 ashatse ariko noneho ngo ikibazo afite ni uko urugo abona rutagiye kumara kabiri kubera yuko nyine kubera ibibazo ngiye kukubwira nyine na situation yose abayemo muri iyi minsi urumva yakundanye n'umukobwa kuva kiri umwana barakurana bigana primaire bigana secondaire nyine bakundana rwa rukundo abantu bose bavugaga ati nenge kuvuga amazina yawe nyine tibazakundana byanze bikunze bazanabana noneho ikintu cyaje kubaho yaje kigavuze ngo azashaka amafaranga yo kugira ngo bazakorane ubukwe nyine naze Kigali agakora amafaranga ngo bazabane nyine ageze i Kigali ababonye akazi ko gutwara k'ubushoferi n'ako kazi k'ubushoferi aza gukundaniramo na mabuja we bitangira nyine mabujamo amafaranga akayasangira na wa mukobwa avuga ati shari kanze atwara mabuja nyine nawe yari yaradivorce afite ari ku mwana umwe nyine gusa ukiri muto y'ukuntu noneho uwo mutipe bakazajya mu mafaranga akaguma akayasangira na wa musheri we kubera ko wo mu cyaro kwa urukundo rwari rugihari none ikintu cyaje kubaho yaje kwisanga mu rukundo ubwo ngize vuba yaje kwisanga mu rukundo we na mabuja we aza kumukunda bya bindi nyine bya danje aza gukunda nyine mabuja yo mu divorce amukunda rwa rukundo nyine rwa danje rwikubye nk'inshuro 1000 wa mukobwa bakundanye kuva bakira abana asanga rwa rukundo bakundanye rwari scam nyine nta kintu na kimwe cya danje cyari kibirimo ahubwo rwa rukundo rumuruma amaso rwa mabuja kandi noneho yareba akabona ntabwo ari amafaranga akurikiye none ikintu ngo cyamutangaje no ukuntu communication ye n'uwo mugore we wo mu cyaro yatangiye gucika ariko umugore wo mu cyaro akazamubwira ati hari ikintu nshaka kuzakubwira hari ikintu nshaka kuzabwira ariko nzakikubwira ari uko waje nukorera amafaranga y'amezi 2 uzaze mite nyine nyikubwira ari umukobwa mu cyaro wo mu cyaro noneho umukobwa ageze aho ngaho umutipa amatsiko aramwishatse niki ushaka kuzambwira umukobwa na umuhungu ati hoya nako umukobwa akamubwira ati hoya nzakikubwira ari ukuje noneho umuhungu aza kubaza ubwo ariko umuhungu aza kubaza nyine abaturanye se umukobwa wanjye ameze ate nyine ibintu nk'ibyo akazayaza amakuru avuga ati ikintu tubona cyo aratwite nyine ashobora kuba atwite noneho wa muhungu kumbi ibyo abimenya bavuye mu murenge habura ubukwe nabwo buzaba icyo wa mu divorce boss wenyine habura icyumweru kimwe ngo ubukwe bubi inda yari yabizi neza ko nta n'undi muntu banabizi ko rwose ariye nawe abizi ko byashoboka kuko babanje gusezeranaho cyane kuko babanje gusezeranaho aravuga ati byanze bikunze igihe namusezeye nje i Kigali hari ikintu cyabaye ubwo rero ikintu cyabayeho umuhungu aravuze ati ubukwe nanone sinabureka kandi tuvuye mu murenge ndi yamaze kuba umugore wanjye muri leta none ikintu kije kubaho nuko ubukwe bwarabaye umukobwa aza kubona communication bwitangiye gucika yibaza impamvu uwo muhungu atakimuha care batakivugana nka mbere abajije amakuru asanga umugabo yarashatse abaramwandikiye muri message ati namenye ko washatse uranabimisha n'ibiki utubwo rero ndashaka kuzaguteza umutipe we yaranamwihoreye ntirwa yageze aramwihorera avuga ati uyu si rwo rukundo rwanjye yaramaze no kumenya ko atwite cyane ariko urukundo rero kunze mabuja we abona yuko ewana ruragenda ruburizamo rwondi rw'imyaka yo kuva muri za primaire aruburizwamo
noneho umuhungu ageze aho wa mukobwa nyine wo mu cyarakazi yamubwira ati akamwohereza ama screenshot y'ibyo bavuganye byose, akamwohereza ukuntu nyine yaje ari muri gahunda yuko bazabana n'ibiki. noneho ikintu cyabayeho, umuhungu yaje kubwira umukobwa ati basi nkora iki ko nagukunze ariko nkaba mbona urukundo rw'uyu ari rwo rurenze rwa mabuja. Abwira umukobwa wo mu cyaro ati ko iyo ari we nkunda na banki ko nayiba nkaguha amafaranga yose ukeneye ariko ukareka nkaguma nkibanira n'uyu ko ari we niyumvamo nkora iki. ubwo umukobwa akavuga ati ngewe nzaza byose, akamwohereza ama screenshot ati nzaza byose mbishyire hanze. umutipe nawe agira ubwoba aravuga ati mabuja wankunze akankundira nta kintu na kimwe mfite, ibi bintu nabimenya ntago tuzamarana kabiri, nta n'ibyo azi, nta n'igitekerezo nayo yarazi. Numva ntacyo yarakurikiye, nabyo yabwiraga akavuga ati ngewe nta kintu na kimwe nkurikiye, namukunze nyine we ngo yamukunze byo kumukunda nta kintu kimwe agendeyeho. noneho rero nibyo muri iyo groupe yacu yibazaga ati nk'ubu koko nkora iki ko nakunze umuntu bikagenda gutya. none arimo aribaza icyo yakora kandi urumva ubukwe bwarabaye yaciye amezi 3. ubwo rero iyo story niyo nashaka no kubwira abantu bavuga ati nk'ubwo yakora iki, abaye ari wowe wakora iki. umva uwo muntu araba aryamye muri comment yavuze ati video nijyaho muze kumbwira ngenda abandi tayari niyumvira ibyo abantu bambwira. ubwo rero koko tuba dufite story nyinshi nyine dufite yaba muri groupe, hari n'abantu bamaze kudusaba ngo tujye tuzivuga wenda mugire icyo mubabwira, bagire icyo mu bitekerezo byanyu bagira icyo bakuramo. ubwo muraza ubibashije araza kumubwira nawe ndaza kwereka story uzavuga ejo ko tugiye kuziya nayo yo muri groupe. umva ni nyinshi, tuzatuba story buri munsi mbese tuzabikora nk'ama episode. nanjye mbese nibaza ndamutse ndi uwo muhungu, urumva umuhungu yari yareretse umukobwa bisanzwe ntirwa abwira bisanzwe kandi yaje atazi ko asize ateye inda, abimenya ku murenge oya wanabaye habura icyumweru ngo ubukwe bubi, ngo se yabihereye mwese ubwo nyine yakora iki? yemera bibwire mabuja, ambwira ati burya mabuja byagenze gutya na gutya. mwese ubwo akiri oya nta nubwo akiri mabuja ahubwo yabaye umugore we byemewe. ubwo rero niba mukunda nyine azamwumva. ubwo reka tube dukatinze twirire ibyo bisheke baze kumubwira muri comment kuko nawe araba ari tayari. gusa abantu batarakora subscribe mwihangane mukore subscribe tujye tubana umunsi ku wundi. none izi stories zizajya ziza zitandukanye, ya mbere idasa nk'indi kuko nyine urabizi mu miryango habamo ibibazo byinshi, umva ku isi hari ibibazo byinshi. rero tuba tuzana stories zigiye zitandukanye zivuga ku tuntu nk'utwo. none namwe ubishaka atubwire nyine bamubwire muri comment uko icyo yakora nyine byanze bikunze. ntabwo twemerewe gutera comment. oya wayitera nyine ntabwo twamaze kuvuga ngo twatera. mwese nakatinze nyine ndimo ndishyira mu mwanya w'uwo mugore bagiye kuza gutunguza inkora, ariko tuguze ko nubwo ufite umwana nanjye nagiye nkakwishyura ngo ubwo uzi ko nubwo ufite umwana nanjye nagiye nkakwishyura cyane. Rega ikibazo nyine ni ukuntu atabivuze. ubwo nyine urumva yakwifata ati